abantu b'iki gihe ari ibimaramwa. Ubu ntabwo bazi ko amatungo nk'anga yari boro baraza bakazirika ku nzira mwana bazi n'ukuntu twashonje muri iyi minsi. Ubu ninde waziritse aha ngaha? Ariko nta n'uwambona, reka nta n'uwambona. Kamareka nabe nama narinziritse ahaye. Hanyuma se uragiciye se baho? Nibishoboka. Ko nzi ko ninzize nyihambiye hano kuri mucaca se. Turashije. Ko mino ninga itemishenye wa mungu. Hanyuma se ko nama narinzize nyiziritse hano igihe. Kose se twayifata nkaho igiciye cyangwa ntabwo inama y'igiciye. Wapipe singashakira hehe. Reka ndebe hano hose. Ndagufashe kandi wowe none uteturutse. Kera umuntu w'umugabo yiba ku manywa y'ihanga. Oya umuntu w'umugabo yiba ku manywa y'ihanga. Inama yandu ijyanye. Ese nyine umuntu w'umugabo yiba ku manywa y'ihanga. Nose ubi uri gukora nibiki? Biri gukora nibiki? Iki ntama nyirukanye mu myaka kugira ngo ive mu myaka. Hanyuma se ijya mu kiziriko gute? Akose nderebye kumurikana mbonera kangiza imyaka myinshi urumva ikiramo ikiziriko ngo ndebe ko nayigiza kwa nyirayo. Ubu se reka nkubaza. Intama y'abandi ubwo uyishyize mu kiziriko ngo ijyane. Akose wa musivire we urarebye ubona umbishibiri urarebye ubona muri uyu mudugudu harimo umuntu ndusha uburyo ku buryo nakibi intama yashonje gutyo urabona nge intama yashonje gutya nayo yashonje intama yashonje nuko ye kimfatire gifate Usimani we bite byawe bite byawe gifate oya gifate sha. A few moments. Uyu n'umugabo kigucitse gute kwe? Nanjye nibyo niba kigucitse gute? Kigucitse Ako bisasa. Kuretse mbanye inama